Ndongeye ndabasuhuje nanone bakunzi b'umurage wa Bera TV. Imana ibaha umugisha, ukuboko kwiza kwisumba byose kube kuri mwebwe aho muri, aho muherereye. Imirimo y'Imana iboneke kuri mwebwe. Ni Revera Pasteur Uciyimihigo Xavier. Reka ngusabe niba ari bwo bwa mbere duhuye tubonanye, ngusabe ukore ujye usuye channel yacu ya ukore subscribe, niba dusanzwe tubana ukore like, ujye muri commentaire ukomantinge, hanyuma dufatanye gato mu kiganiro numva nifuza ko tuganira. Nifuje ko tuganira ku rupfu rwa papa. Nge ubwanjye ntari buze kwemera ko Imana yamuhamagaye, ni uburenganzira bwanjye. Ni nayo mpamvu ntigeze mbabwira ngo ndabihanganishije. Kubera iki? Ndagira ngo nganire gato, ese koko papa Imana yamuhamagaye? Ese ni Satani wamuhamagaye? Ese koko papa yagiye mu ijuru? Ese koko papa azabona ubugingo? Ese ntabwo azabona, azarimbuka? Ndagira ngo ujye muri commentaire aho ngaho tuganire. Ngewe ibyo nkubwira ndi umukristo. Kabiri, nyuma yo kuba umukristo ndi umukozi w'Imana. Rero ntago nje hano kugira ngo nce imanza, ahubwo ndaje kugira ngo tuganire. Ese Imana ihamagara umuntu wapfuye? Oya. Abantu benshi mujya mukoresha iri jambo ariko mukarikoresha mu buryo butari bwo. Ntago Imana ihamagara umuntu wapfuye. Kubera iki? Imana ihamagara umuntu muzima kugira ngo imukure mu byaha, hanyuma imukoreshe. Ni ukuvuga ngo Imana ihamagara umuntu ukiri muzima ikamukura mu byaha, hariho twita urupfu. Yamara kubimukuramo ikamutunganya, ikamukoresha. Mu magambo make, yewe ntago nemeranya nawe ko Imana ihamagara umuntu wapfuye, kuko nk'ubu papa Imana yamuhamagara ngo imukoreshe iki? Munsubize, ujye muri commentaire yawe wandike unsubize. Ariko abantu mutukana mwihangane, ntimuze kuza gutukana, ahubwo mureke tuganire nyine. Imana ishimwe cyane. Kubera iki ndiho mvuga kuri papa? Papa uyu mugabo ni umuntu wagaragaweho n'ibikorwa byinshi, ariko kimwe ndibuze gutindaho. Bibiliya ivuga ko, wenda mbemerere, cyangwa se abantu bavuga ko iyo umuntu apfuye ajya mu ijuru, niko tubivuga, niko tubizi. Ariko umuntu ujya mu ijuru cyangwa uzajya mu ijuru ninde? N'umuntu Bibiliya ivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwami. Mwuka Wera akavuga ngo baruhuke imiruho n'imihati, kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Ntago ndibuze kujya kure, ndaza gusoma ijambo ry'Imana riri hano ndasoma ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 24 n'umurongo waho wa 15. Haravuga ngo, ariko ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe
cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera. Ubisoma abyitondere. Icyo gihe azaba ari abazaba ari Yudaya bazahungire ku musozi. Uzaba ari hejuru y'inzu kumanuka ngo atware ibintu byo mu nzu ye. Wenda turekera aha, Imana itugirire neza cyane. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga kuri uyu mugabo gusa bavuga ko witabye Imana. Nshuti zanjye, uyu mugabo witwa Papa ni umugabo wahagaze ku maguru ye. Ndashaka kuvuga ku bantu bavuga ko Papa yitabye Imana. Wahagaze ku maguru ye yombi, aravuga ngo yemera guhesha umugisha abatinganyi. Ntago ndi buze kujya mu bindi, nimunyumve neza. Ese mwebwe bantu munteze amatwi, bantu turi kumwe, nabonye mwarize, abandi mwamupostinze, abandi murimo muvuga ngo kiliziya yagize ibyago. Kiliziya ntabwo ari iya Papa. Kiliziya ni izina, ni itorero ry'Imana. Kandi nge ubwanjye nemera neza ko muri buri dini cyangwa itorero harimo umugeni. Rero kiliziya ntago yagize ibyago, ahubwo reka mbabwire ko kiliziya igize umugisha itabawe, kuko ikizira kivuye muri yo. Yego, urambwira ko Imana ihamagara Papa wahagaze ku maguru ye akiri muzima, akavuga ngo abantu abatinganyi bazabahesha umugisha wo kubana? Ni ukuvuga ngo niba utinyuka, ahubwo abantu mwihane, utinyuka ukavuga ko Imana yahamagaye Papa, wemera nawe ko gutingana atari icyaha. Ndagira ngo mbabwire, iri juru abantu twitiranya, muri hangana ahantu ndi harashyushye, iri juru twitiranya, iri juru tuvuga, iri juru tubwira abantu, iri juru uko umuntu yapfuye duhagarara tukavuga ngo Imana yamuhamagaye, umuntu aguye mu ndaya tukavuga ngo Imana yamuhamagaye, umuntu aguye mu kabari tukavuga ngo Imana yamuhamagaye, umuntu bamutemye yagiye kwiba tukavuga ngo Imana yamuhamagaye. Ntabwo ari biyo. Rero ndagira ngo mbihanganishe, mbabwire, mbakomeze, babwire ngo ntago Papa yagiye mu ijuru. Ubwo ababibona ukundi, abafite uko mubibona, abafite uko mubyumva, ibyo nta kibazo. Bibiliya iravuze ngo ubwo muzabona ikizira gihagaze ahera, muzibuke ibyo umuhanuzi Danieli yahanuye. Ese ikizira ni iki? Ikizira ni ikintu cyose gihumanye, cyangwa ni ukuvuga ngo ni ikintu cyose kirwanya ubwere bw'Imana. Uyu mugabo rero, yewe ntago mbona ko ari Imana yamuhamagaye, kuko niba ubwe yaratinyutse akavuga ngo abatinganyi, nahagaze kuri icyo, bemerewe guheshwa umugisha wo kubana. Ese koko namwe niko mubyemera? Ngewe mu rwanjye ruhande, uko mbibona, uko mbyumva, wowe uko ubyumva ntago mbizi,
ndemeranya neza n'umutima wanjye utancira urubanza ko ikizira kivuye mu itorero ry'Imana. Ahubwo abantu bajya gutoranya undi niba aho bazamutoranyiriza, bakwiriye gutoranya umuntu Imana izanyuramo akazirura gaturika, akazirura kiliziya, kuko kiliziya yari iriho umuvumo w'uyu mugabo. Kuri Pasika nibwo nabonye anyura mu bantu ari muri kariya kamodoka, ndamwitegereza n'ubundi yasaga n'uwagiye, ariko mukwiriye gukanguka mukamenya ukuri. Rero reka mbabwire, ndagira ngo mbakurire inzira ku murima, kumuherekeza muzamuherekeza, kumuvuga muzamuvuga, abarira ntiwababuza kurira, ariko murimo murarizwa n'iki? Abandi muvuga ko Imana yamuhamagaye, ni uburenganzira bwanyu, ariko njye mu ruhande rwanjye ntago nemeranya namwe ko Imana yahamagaye Papa, kuko nta kintu ijya kumumaza, ahubwo kiliziya iratabawe. Kuko uyu mugabo ni umukozi wa Satani wuzuye. Abantu mutinya kubivuga ngo mutagira ibyago, ngo urumva ibyago bihe. Ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, muzibuka ibyo nasize mbabwiye. Reka tuvuge ngo agende amahoro, Imana niyizibye. Ariko icyo nashaka kubakangurira ni iki, ni ukubabwira ko uyu mugabo Imana itamuhamagaye. Yapfuye of course, nkuko n'abandi bapfa, hanyuma mutegereze ku munsi w'urubanza, nibwo ibintu byose bizasobanuka. Rero ndaza kubasaba, niba mvuga ngo mwihangane, niba mvuga ngo mukomere, niba mvuga ngo mushime Imana, ariko icyo nza kuvuga ni kimwe, ni ukuvuga ngo mushime Imana, kuko ikizira kivuye ahera. Mushime Imana, kuko umwanzi w'ijuru avuye ahera, kubera ko ibikorwa bye, imivugire ye bigaragaza ko atari umuntu w'Imana. Ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, niryari mwigeze mubona umuntu? Bibiliya iravuga ngo Isodomu n'i Gomora harimbutse kubera icyaha cy'ubutinganyi k'umugore n'umugabo. Umugore yari asigaye arongora undi mugore, umugabo yari asigaye arongora undi mugabo. Ngo ibyo bitera Imana uburakari, ihamanurira umuriro n'amazuku. Erega ikibazo dufite, reka nyibabwire, nuko tutakivugisha abantu ukuri, tutakibwiza abantu ukuri, kugira ngo tutabura umugati. Nimwemere mubwize abantu ukuri, wenda muzakuzire, mubwire abantu ko nibadakizwa bazarimbuka. Niba Imana yararimbuye Isodomu n'i Gomora, kereka niba iyi Bibiliya mutayemera, ikaharimbura kubera ko bakoze, Bibiliya iravuga ngo icyaha cy'ubutinganyi, icyaha cyo ugusambana ku mugore ni icyaha Imana yanga urunuka.
mwarangiza mugahagarara mukavuga ngo umuntu wabishyigikiye akabyemera akavuga ko abantu bakwiriye guhabwa umugisha ngo bakabana, mugatinyuka kubeshyera Imana ko yamuhamagaye. Ibyo bintu mubikura he? Mwabivanye he? Mubikomora kwande? Ninde wabibatumye? Ninde? Munsubize. Byaje ryari? Byatangiye ryari? Imana ibagirire neza.